hello murakaza neza kuri Bright TV. Itariki yageze, ukwezi kwageze, aho tugiye kurebera hamwe tukamenya ese koko naratsinze cyangwa se sinatsinze. Turashaka kugira ngo tubamenyeshe yuko hari uburyo bwinshi selection ikorwa kugira ngo bamenye koko niba umuntu koko yaratsinze. So ikingenzi twabanza kubabwira nuko iyi selection uburyo ikorwa ariko ikorwa mu buryo bwa random cyangwa se ni imashini itora, nta wundi muntu bigizemo uruhare. Harimo ibyiciro bibiri. Icyiciro cya mbere nuko wowe wakinye igihe bakubaza ati se ibi nibi, iyo ni selection uburimo urikorera koko ureba koko niba koko bareba koko niba koko uri umuntu ukwiye kuba watsindira amahirwe. Ibyo birangiye hakurikiraho ikindi cyiciro cya mashini itoranya. Ntago ireba izina, ntago ireba igihugu, icyo imashini ibona ireba nomero ya confirmation imwe baguhaye, nizo igenda igatera hejuru igafatamo izo ishaka cyangwa se izo yo ihisemo bitewe n'umubare bayihaye kugira ngo iselection. Ibyo birangira hasigara indi selection yo muri ama interview ugenda ukora cyangwa se ukugenda wuzuza indi myirondoro. Nubwo buryo bwa selection bukorwaho, nta bundi buryo bukorwaho. Hari ibintu byinshi bigenda bivuga ko hari ibyo bareba ngo bareba imyaka, nta kindi kintu bareba izo gusa. Iyo confirmation number niyo machine ikuramo. Hakabamo niyo ngiyo nari mbabwiye wowe wikorera mu gihe urimo uruzuza cyangwa se mu gihe cya interview ibyo wowe usubiza. Nubwo buryo bwonyine rero tugiye kubereka ni gute ushobora kumenya ngo naratsinze cyangwa se sinatsinze. Nta wundi ugiye kubibagezaho ni gihe Francis Karamutsa mumaze kumenyera kuri Bright TV. Icyo tugusaba nuko ukora subscribe aho ngaho ugakora ko urakozajya kugira ngo ujye ubone ibiganiro bikurikiraho cyangwa se ibindi biganiro tuzagenda tubagezaho nyuma. Rero turagusabye kugira ngo uze tugende kuri computer kugira ngo turebe ni gute bikorwa. Twagiye ngira ngo ahangaha no buryo tugiye kuberekamwo uko ushobora gushaka. Hano no buryo bwo kureba uburyo watsinze se niba koko warakinye. Murabizi ko bakinye hagati y'ukwezi kwa 10 no kwa 11 mu cyumweru cya mbere kwa 10 kugeza mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa 11. So ubu rero tugeze mu gihe cyo kureba ese koko ibyo nashizemo ngo naratsinze, ese naratoranijwe. Nkuko tumaze kubyumva uburyo selection ikorwa, none tugiye kureba ese koko naratsinze. Ngira ngo nkuko nari babwiye ubushize, iyo wanditsemo dvlottery.state.gov nkuko tudusanzwe tubikora indi myaka yose, bahita bakujyana directement kuri dvprogram.state.gov. nukuvuga yarahindutse, ariko abantu ko benshi batabizi ashobora kwandikamo dvlottery.state.gov bigahita biza direct kuri dvprogram.state.gov. hanyuma rero imaze kwinjuzamo nubwo wituza kuri page, ayo page ngiye electronic diversity visa lottery, ukamanuka hasi. So uhituza ukamanuka no hepfo ukabona ahantu handitse ngo check status. Hanyuma wamara kwinjiramo ugahita uza kuri aka page nako ukahitumanuka hasi ugakanda kuri continue. Ushaka kubisoma ibyo ngo byarabisoma, ariko uhitumanuka hano kuri continue. So iyo maze kwinjira muri hano enter information nicyo bahita bagusaba. Ahangaha muraza kubona no kuvuga ngo iyi ngiyi turimo turakoresha twebwe ni ya mbere, ariko ubu ngubu murahita mubona 2020 hazaho tutu x, no kuvuga ngo ni numero yawe twe tutazi, cyangwa se hazeho ngo 2021 utu x ushiramo umubare. No kuvuga ngo wowe niba warakinye ubushize ntabwo urushiramo 2020 x nyine n'imibare yawe yindi, urashiramo confirmation number 2021 ukitangira abari winjizamo ahangaha. No kuvuga ngo iyi 2020 no kuvuga ngo barakwereka nihe nomero yawe ufite hano ugiye kuzuzamo. Ese niyitangizwa na 2020 cyangwa se nitangizwa na 2021, kuko mbibutse yuko abakoze muri 2018 no kuvuga ngo nibo bafite 2020 cyangwa se 2020 n'ubungu baracyacekinga, bizarangira ejo bundi mu kwa 9. So no kuvuga ngo nawe murahera ubungu mu checkinga, mushaka gucekinga nuvuga ngo kugeza mu kwa 9 kumwa kutamuza mugishura kwa mwa checking, ushaka ko washiramo confirmation number umuntu akareba koko niba koko yaratsinze. So ntago ari kamara ko uyu munsi ugomba guhita ucekinga ngo urebe, kuko icyo nabibutsa nuko ntuza website iraza kuba iremereye cyane. Abantu barimo barashaka kureba ari benshi, ni nka mbutiyaje nyine. Ni nka mbutiyaje n'uwo murongo nyine muri murajyamo muri benshi cyane. So ni byiza ko wategereza kuko ushaka kubikora bikanga. Uyu munsi ndabizi benshi baza kubikora byanga. Ni byiza rero ko ugategereza wenda nko kuwa mbere cyangwa se nejo ushobora kuba wacekinga ukareba niba koko waratsinze.
So iyo umaze kwinjiramo rero ngaho ufata ya confirmation number ugakora copy kuko ushaka kujya kwandika. Ni byiza ko ureba ibyo ngibyo birahanga ko ibyo wandikamo, ariko ukita kuri ibintu. Hariho 0 na O, ni ibintu bibiri bijya gusa. 0 iyo yanditse ngo kuri confirmation number irimo akantu k'umurongo gakasemo, iyo ni 0, ariko O yo yanditse bisanzwe. Hakazaho niyo ngiyo rimwe nayo ijya gusa na I. Ibyo bintu ugomba kubanza ugacekinga neza ukareba se koko ibyo ugiye kwandikamo ni izihe, cyangwa se niba koko ufite PDF gira copy pastingemo aho ngaho muri ntuza muri aho ngaho ugomba kuzamo confirmation number. Ariko ufite iyo ukoresheje iyo ntuza ubanjije 2021 hagakurikiraho indi mibare, ariko uwo afite nyine wowe kora copy y'ibyo byose uyiterekemo, hanyuma umanuke hano hasi aho bakubaza last cyangwa family name. Ushobora kuba waribeshe mu kwandika applying izina wabanjije ugasanga sibyo wakakwiye kuburanza, ariko hano baragufasha. Usubiye hano inyuma muri ntuza muri cya gipapuro baguhaye hari amazina yawe. Iryo zina riherwa n'akavirigire cyangwa koma cyangwa se akitso. Iryo zina aba ryo uterura, ako kitso ntukashiremo. Iryo zina uterure aba ryo ushiramo aho ngaho, niryo bahise bafata ko ariyo last name yawe cyangwa se family name. Nurangiza umanuke hepfo uze kuri hanga ku myaka, urushiramo umwaka wawe. Ntago ari amatariki ajyamo, nta munsi ujyamo, n'umwaka wawe gusa uko bimeze kuri cyo gipapuro wabitse aba ariko ubigenza. None uramanuka ukajya hasi, hano hari amakode ugomba kuzanga. Aya makode aherahinduka buri kanya, ushobora kuyishiramo uyu mwanya wagaruka ugiye gushamo indi igahinduka, so igenda ihinduka. Gusa icyo usabwa nuko witegereza neza ibingi bukabishamo neza kandi mu nyuguti nkuru. Wamara kubishiramo ukajya kuri submit kugira ngo urebe se koko natsinze cyangwa se byanze ntegereze ikindi gihe. So uranje itikuza hano urabona nk'uyu nguyu ngo based on the information provided the entry has not been selected. No kuvuga ngo bagendeye kuri information utanze uyu muntu ntabwo yatsinze. Ahandi barazavuga bati based on the information provided the entry has been selected. Tugendeye kuri information cyangwa se amakuru y'umuntu atanze uyu muntu yatsinze. Icyo gihe ukavuga ati koko nabonye green card, cyangwa se wabaye has not been selected ukavuga ati sinatsinze. Noneho ugategereza ikindi gihe kuko urabizi ko ejo bundi mu kwa 10 bazongera kwa applyinga. So rero nukunguko bikorwa, nukunguko ntumugiye kwibaza ko hari ubundi buryo. Ni wowe wenyine ukwiye kwimenyera ko watsinze cyangwa watsinzwe. Nta wundi muntu uzakohereza email akubwira ngo watsinze cyangwa ngo watsinzwe. Ni wowe wenyine, keretse uhaye umuntu iriya confirmation number n'umwaka n'amazina akaba ibyo umuhereza akabigukorera, naho ubundi ni ukwiye kubyimenyera nta wundi. Hanyuma nkaba nakugira inama nkuko twabivuze muri video ziherutse, witangira guserebra ngo watsinze, kuko ngira ngo nkuko mwabonye iriya DS 5540 iragaragaza ko rwose ibintu bitari shashe, kuko barimo baragusaba ibintu byinshi bitandukanye, umutungo ufite, ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ni document nshasha nubwo bwa mbere bigiye kuba. Rero nabo bushize nubwo iyo form itari hari byarashoboka ko wasigara, kuko barakubwira ngo iyi ngiyi ngira ngo muri leta naberetse ubushize baravuga ngo iyi kuba wabonye aya mahirwe yo kubona yo gutsinda itombora ntago biguha amahirwe yo kubona visa, ntago bivuze rwose ko wabonye visa. So rero ngayo nguko uko niko wuzuza kugira ngo ubashe kumenya niba koko watsinze cyangwa se watsinzwe. Hanyuma ngo muzagenda mubona n'izindi video aho dusobanura ni izihe process ugomba gukurikiza mu gihe watsinze. Gusa ikintu twabwira nuko hari uburyo bwinshi bwo kuba wacekinga iyi ntuza niba koko waratsinze. Ushobora gukoresha telefone, ushobora gukoresha computer yawe, ikintu cyose tablet ushobora kuyikoresha, gipfa kuba gikora kuri internet. Icyo kintu cyose ushobora kugikoresha kugira ngo ubashe kumenya koko niba waratsinze. Si ngombwa ngo ugende utanga amafaranga yawe. Ngira ngo murabibonye ni bisanzwe, ntago ari ibintu birebire, na akantu gato cyane no kugenda kuzuzamo zira confirmation number uko bikora neza urgendeye kuko byanditse cyangwa se uko wabisevinze. Hanyuma ikindi nababwira ngo felicitation kuri watsinze,
Felicitation kuri wewe watsinzwe. Mwese nta kintu kidasanzwe mwakoze usibye gukora ibyo mwasabwaga mwakoze bimwe n'amahirwe gusa kuba umwe yatsinze undi agasigara. Wewe wasigaye rero aracyafite andi mahirwe kuko mu kwezi kwa 10 bazongera guransa iyo gahunda cyangwa se iyo program yo kugira ngo abantu babashe kwiyandikisha muri Green Card. Ntucike intege, komeza ugerageze amahirwe yawe. Kuri wewe watsinze ntago ari umwanya wo kugenda ngo ubyine uvuge ati nabonye Green Card, kuko hari ibintu byinshi bigutegereje bishobora kugusigaza, ariko ntago biteye ubwoba. N'ubu munyakuri ugasubiza witonze, ibintu bizagenda neza. Tangira witegure rero ubu ngubu, kuko nejo bundi mu kwezi kwa 10 ama interview azatangira. So icyo tugusaba rero wowe udukurikiye, kora subscribe, ukore akazogera kugira ngo ubone ibindi biganiro tugiye gutangira gukora, aho duherekeza abatsinze ndetse dukora no ku bindi biganiro bitandukanye bitureba nk'abana b'abantu tuba kuri iyi si ndetse dukenera mu buzima bwa buri munsi. Rero turabasezera tubabwira ngo mugire ibihe byiza. Mari kumwe na Francis Karamutsa kuri Bridge TV. Ciao.